umuntu ari mu ntambara cyangwa se ari kurwana ndatekereza yuko ni ibintu byumvikana cyane wumvishije amakuru atari meza ushobora kubyakira naho kumva ngo umuntu arasohotse arabuze aranagiye burundu uranamubuze burundu ntaza kuva mu mutwe wowe uba wumva muri wowe byanze bikunze uwo muntu aracyariho nubwo nk'ubu ngubu uwo muntu abuze gukorera ikiriye umuntu utarapfuye cyangwa se utigeze ugira n'ibindi nuwa ngo rero kandi ari ikintu dushaka no kubwira abantu the king ubu nyine muri kino gihugu cya Kenya hari ibintu byadutse byo kwiba abana bakibwa mu buryo kubera ko haje nako business imaze igihe ariko none ni nkaho hano naho yagutse bari mu kwiba abana bagatwara abana bakaja kugurisha ingingo zabo nuwa ngo biravuga ko nkaho utawara twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe naho muherereye ku isi abari muri Amerika muri Aziya mu Burayi ndetse n'abari muri Afurika inshuti zacu zidukurikirana kuri Tawara reka tubabwire ngo ikaze cyane kuri Tawara kugira ngo ibiganiro n'amakuru bizajye bibagereraho igihe icyo utakwibagirwa ni kimwe gusa no gukora subscribe no gukora share comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujya tubahereza bizajye bikugereraho igihe nk'ibisanzwe rero ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe n'umuhanga cyane the king wabigize umwuga nanjye kuri micro Eric kuri Tawara n'ubundi twaba tuje kugira ngo tubashe kuganira namwe ariko kandi tuza kubagerezaho itangazo cyangwa se kurangisha umwe mu bana watuye Kayore umwana w'umusinzira wabashije wo muzi y'abashombo babuze kuva ku itariki 25 tuza no kuza kuganira muri bimwe nyine bijyanye no kubura kw'abantu kugira ngo tumenyeshe abantu uburyo aho yagiye so sindige nyine nkuko mubizi ndi kumwe na the king uraboneza bwana Eric abantu ntibari kubona ariko nubundi niwe tugiye kuganira abantu bagiye bakumvira arabavuga ngo iryo jwi ngo ariko ngo the king ngo ari he hari abantu batarakubona ariko bazagende kuri channel yabo bazari biganiro wakoze uri ku mugaragaro batakuzi bazakubona bagende bihutire no kuri the king bakore subscribe kandi yemwe mureke tubabwira iyo muhambu tureba natwe bizabidutera courage nimba hari ico kiza tuza tubakorera mukakibona amakuru twabagejeje cyangwa se ibiganiro byo gusesenguza mukumva murabikunze muze mushiraho akantu kagatima tubibone sivyo the kutwereka iki urukundo kutwereka ko badushigikiye ko byo umuntu yumushigikiye hari ukuntu azagira imbaraga nkuko mubizi the king muri uku kwezi kwa gatanu tukaba tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatandatu muri uku kwezi kwa gatanu the king bwira abantu ko wakubonye kuno kwezi kwa gatanu urakoze cyane bwana munyamakuru ukwezi kwa gatanu by'umwihariko kuri twebwe ngira ngo twakoze inkuru zigiye zitandukanye mbi zitari nziza zibika abantu okay sasa ibintu byawe nk'akamenyero kumva ngo iwacu bari kuraswa umunsi ku munsi iwacu muri Kongo abantu bari gupfa ugasanga hari n'imfu zirino twahungiye zidasobanutse reba nkura mu mama weje bundi batemaguye bamwishe urupfu rw'agashinyaguro umuntu atatinya kubivuga hari n'izindi mfu ziba zitunguranye mu buryo nkura mu mama weje bundi ndatekereza ni kuwa gatatu ngira ngo nimba atari kuwa kabiri mu Rwanda ndetse n'undi musore nawe yasinziriye wabaga hano Kayore si wo wenyine nabonye hari n'undi kandi ejo babitse hari n'undi mukobwa bari babitse Bugande mu minsi yashize muri kuno kwezi kwa gatanu nyine uvuga ngo kuno kwezi kwaranzwemo n'ibintu byinshi bitari byiza umuntu yavuga yuko ari bibi kuko kubikira umuntu buriya bazaca umugani ngo umusonga wone ntukubuza gusinzira cyane buriya ba nyirawo nibo bazi uwo musonga turi kuri inkuru ya hano Kayole umwana wabuze ejo bundi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu nyine uyu mwaka 2026 ni umwana muto cyane w'imyaka 18 witwa Iranzi Heritier ni umwana ruto hano Patanisho ni muri mujyi wa Nairobi abantu batari located na hano Nairobi
abantu bose bazi mu mujyi wa Nairobi bazi Patanisho cyangwa se Kayole. Ni agace kari muri Kayole Patanisho ngira ngo. Umwana rero yarasohotse kwa kundi nyine abantu basohoka urabona gutya abana nyine urabona umwana w'imyaka 18 ni umuntu uzi aho agiye ariko ntabwo yaragiye mu kazi nta nubwo yaragiye gusurana yarasohotse nyine asohotse aragenda gusa hari amakuru wenda umuryango wabatubwiye yuko asanzwe agira crise akarwara ariko nyine ico gihe nyine atagize crise bari muzima ukuvuga ngo yarabuze kuva ku wa mbere kugeza kuri uno wa gatandatu n'ubu ntaraboneka uvuga ngo agiye kumara iminsi 6 abuze ataramubona rero uwo Iranzi twababwiye ngo ni umusinzira ni umuhungu umusinzira w'umushombo akaba afite imyaka 18 akaba umusinzira wo mu nzu y'abashombo ngira ngo nkuko wari wabivuze akaba afite imyaka 18 akaba ari umwishwa w'abanyabyinshi wenda sinamenye ngo n'abanyabyinshi bake ako ni umwishwa w'abanyabyinshi nkuko mwabyumvishe arafite ikibazo cyo kugira crise rimwe na rimwe akaba yagira crise akarwara ariko akaba araho mu rugo noneho ubundi ataba yagize iyo crise rwose akaba ari umuntu nk'abandi bose uri no ibyo ni bisanzwe hari abantu bameze gutyo baba barahuye n'ibyo bibazo byo kugira amakrize y'uburwayi busanzwe ariko bwashira akaba muzima rero tukaba tumurangisha ku bantu bose batuye muri Nairobi ndetse n'abari hanze ya Nairobi nk'ibihugu bitwegereye Bugande nuwango uwamubona wese akamumenya turaza gushiraho nimero muraza kuzibona mwahamagaraho nanje izanje hariya kuri kuganiro kuri Tawala TV muraza kubonaho amanimero yanjye bihari ukiritseho ushobora kunyandikira cyangwa se ukampamagara noneho tukaguhuza na mwene nyirawo mbese famiye yabo noneho ukaba wahamagara cyangwa se nimba wamubona muri tuno duce turimo ushobora no guhamagara chairman wahamagara chairman wese wabona wo muri ino mutualite yacu ya Siberka wari wese uzi wamuhamagara akavuga ngo hari uwo nabonye umwana wacu umeze namubonye hanaha ndamufite kandi ntumuvi ruhande cyangwa nimba hari andi makuru wowe ufite yose yerekeye kuri we wayageza kuri ba nyirawo turaza gushiraho ifoto wenda bamwe baraza kumumenya wabyo nyine no kuvuga ko nubwo kuba gusa umuntu afite amakuru yuko umwana yabuze umubonye ndatekereza yuko umuntu gushaka umuntu uhamagara cyangwa se umuhuza nawe byakoroha kuko ndatekereza ko nta muntu numwe utagira nimero za Kayole cyangwa z'umuntu wa Kayole cyangwa umoja kuba wahamagara ukamubwira ndashaka chairman cyangwa se namba chairman wanyu cyangwa namenye famiye yewe murabizi ko abachamani baba tuzi bo twese then chairman we wamushikiriza cyangwa se akaza akamutora cyangwa se agamagara umunyamuryango akagenda akamureba aho ari ndatekereza yuko abachamani byaba bihagije cyane nubwo atamushikiriza abachamani ariko ntiyabura umuntu numwe ashobora kuvuga yuko ari abanyamurenge ari uburyo tuziranye ntiwabura akenshi hari n'ushobora kumubona akamenya nabi wabo akaba yahamagara famiye ye akavuga ati mbonye runaka hano wa mwana mwabuze none muze ari hano ni hano muze mutore cyangwa se bakamuga ati we muzane nta kibazo nabyo bikaba byaba byiza rero twihanganisha no muryango Imana ibafashe babe hafi kugira ngo uyu mwana abashe kuboneka the king ibi ni ibintu byagiye biba akenshi cyane n'urugero wenda natanga twabuze abantu kugeza none natwe turababona twabuze hafi abantu bagera kuri 2 hano muri Nairobi kandi bakiri batoya harimo umusore utarashaka ndetse n'umwana mutoya abo bose twarababuze bagenda nka za hene umwe baramwibye undi ntitwamenye yagiye mu kazi agenda agiye ntiyagaruka kugeza n'ubu nyine so hari uburyo biryana hari n'uburyo bitanga biba biteye agahinda burya urakabona uwawe ko wamubuza ariko nubwo wazamubona ukamenya ngo wenda nta kibaho ibyo hari uburyo ukavuga ati nta kibaho ndabizi ko yapfuye naranamushinguye urabona nk'ibi bintu wenda urugero abana bari mu kuja gutabara
izi ntwari zacu nubwo reka ritangire urugero kugira ngo abantu batavuga kanje je nafushe mukuru wanje yari yaragiye gutabara ruguru 96 sivyo ari data ari mama ntawamushinguye ariko twamenye ko yagize gute yapfuye abamushinguye baravuze ngo twaramushinguye runaka yarapfuye sivyo ico gihe nubwo tutamushinguye ariko tumenye abantu baratubwira ati umuhungu wanyu rwose yitabye Imana kandi nitwe twagize gute twaramushinguye urumva ko kandi no mu ntambara dufite ikintu cy'ikizere kandi no mu ntambara buriya kenshi umuntu wari mu ntambara hari umuntu ejo bundi twavuganye uraza kumbabarira wenda mbivuga ariko sindi buvuga izina ryiwe yaravuze ngo kubera yuko umuntu wiwe batari kumwe ari mu bindi bihe nyine bitoroshe mu mutima we ntago buri hamwe yego abara yikanga kandi ariho kandi akagira stress nyine afite stress zikomeye cyane ntabase byagenze gute arambwira ni ukubera ibintu nambya ncyakoza ufite ishingiro kuko isaha n'isaha ushobora kumva amakuru atari meza nkuko warubivuze kumva ngo umuntu ari mu ntambara cyangwa se ari kurwana ndatekereza yuko ni ibintu byumvikana cyane wumvishije amakuru atari meza ushobora kubyakira naho kumva ngo umuntu arasohotse arabuze aranagiye burundu uranamubuze burundu ntaza kuva mu mutwe wowe uba wumva muri wowe byanze bikunze uwo muntu aracyariho nubwo nk'ubu ngubu uwo muntu abuze gukorera ikiriye umuntu utarapfuye cyangwa se utigeze ugira n'ibindi ngo rero kandi ari ikintu dushaka no kubwira abantu the king ubu nyine muri kino gihugu cya Kenya hari ibintu byadutse zo kwiba abana bakibwa mu buryo kubera ko haje nako business imaze igihe ariko none ni nkaho hano naho yagutse bari mu kwiba abana bagatwara abana bakaja kugurisha ingingo zabo ngo biravuga ko nka utawara urumva nta kindi abo bana iyo babatwaye no kubagurisha bakazabatwara bagahera nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ukubagenda bakabagurisha ku bantu wenda badafite abana abo baba bagurishije bakabatwara bakaja kugurisha ingingo z'abana urumva bakaja kuzigurisha ku bakire bakeneye impyiko bakeneye iki bakeneye ibintu nk'ibyo kandi ziba zihenze ngo rero umuntu wari buhe miliyoni 30 ingahe ku mwana naje n'abatanu kurumva ko kera yakize kubana batanu bavuze umwe kandi afite intuze afite umuryango n'abana hari abantu bakora ibintu nkaho ibo badafite kandi ababikora nabo bafite imiryango baba barashatse n'abantu bakuru kuko nta abana babikora n'abantu bakuru babikora kwiba umwana w'abandi kandi nawe ufite uwawe uburyo utagirira impuhwe abantu sinzi ukuntu bateye udashobora kugirira impuhwe umwana w'abandi sivyo kandi nawe ufite uwawe burya biriso yiturwa indi burya neza yiturwa indi ubyanze bikunze ibyo bintu ubukoze ushobora nawe kuzakorwaho kandi nawe ukababara nkuko nundi yababaye so abantu bareke nuko nyine tubivuga mu rurimi rwacu kuko abenshi babikora n'abanyagihugu wenda twebwe ntitubiragerwaho bene izo ngizo ariko umuntu kuja kugurisha umubiri w'undi muntu umwana muzima bakamwica bakaja kumukuramo ingingo zimwe bakazigurisha wenda twageza aho ngaho kuha imibiri cyangwa se ingingo z'abantu kubera ibintu bikorwa ariko ntabwo turi kuvuga ngo uyu mwana baramwibye cyangwa se bikorwa ibyo ngibyo ko nta evidence dufite gusa tugana no ku musozo bwana munyamakuru amakuru hari nuko umwana yabuze turi kumurangisha umuntu wese ushobora kumubona yatumenyesha ayo niyo makuru dufite niyo twari tubazaniye kugira ngo tumenyeshe abantu batari babizi kuko wenda nimba abantu bagace ka Kayore ariko kabizi wenda nawe moja wenda Kasarani ntibabizi na Kitengera wenda habashobora kuba habizwi n'abacamani cyangwa abandi bakeya ariko reka tumenyeshe muri rusange yuko habuze umwana w'imyaka 18
akaba kuva igihe agenda ku itariki 25 ubu nyine turi itariki 30 kugeza n'ubu ntaraboneka. Rero uwamubona yabimenyesha abantu kugira ngo avuge ko yabonye, wagira amakuru yamenyesha abantu, kandi tubwira abantu ngo mukomeze murinde abana banyu, abantu bazaja gutora abana ku ishuri, nimba ari umukozi umubwira akazaza amufashe mu kuboko ari kumucunga kugeza mu rugo, barinde ibintu byinshi bituma ushobora kubura umwana wawe mu buryo bwinshi. So rero tukangurira ababyeyi kwita ku bana, uretse ko uyu nguyu ari mukuru wenda turakeka ko ariyo crise ashobora ko yagize yasohoka akamagenda nawe ntamenye yagiye. So rero ni ibintu bibabaje, ariko kandi no gusengera ubwoko no gusengera abantu kugira ngo bino bintu biveho. Rero murakoze cyane kandi turabakunda, mwibuke gukanda subscribe kuri Tawala TV.